Agafilme kacu rero reka tugakomereze kuri episode ya gatatu, aho Ana yari amanutse esikariye avuye mu cyumba cye, arangije ahita ahura na musaza we. Musaza we atangira kumubaza ati ariko se Ana, urambwira ryari ibintu byari byakubayeho umunsi wavaga ku ishuri urimo kurira? Ana yahise amubwira ati bro, buretse gatoya mbanze njye kunywa amazi, ati kandi rwose ntiwirirwe untegereza, bisa nkaho rwose ntari bubikubwire uyu munsi cyangwa se nonaha. Arangije musaza we yahise avuga ati noneho ibingibi ni ibiki mfite muri uru rugora? Ati mushiki wanjye umwe wenyine nkunda nawe atangiye kujya nyihunza nkuriya mukobwa Clara. Murabizi neza ko Clara noneho yatangiye kujya amwihunza ndetse adashaka yuko anamubona cyangwa se amuvugisha. Hano rero nta kindi cyabaye, yahise abona yuko nta handi hantu ari bukure amakuru ya nyayo, kubera ko na mushiki we yari amaze kuyamwima usibye kuza nyine akegera Clara. Ariko se noneho agiye kumwegera mu buhe buryo? Kuko nzi yuko muri iyi minsi ndetse na mbere hose kuva yagera muri uru rugo ntabwo bajya bacana uwaka buri gihe. Uno mu boss cyangwa se uno mu bro wa Ana ahora amubwira nabi. Nta kindi cyabaye rero hano rwose bro wa Ana yaraje, amaze kuza asanga ahantu Clara yari yicaye arimo kwirebera agateleviziyo, arimo kwirebera agafilme keza gasobanuwe n'umusobanuzi wanyu mwiza. Arangije yahise amusuza amubwira ati Clara, hari ikintu nshaka kukubaza. Amaze kumubaza gutyo ahita amubwira ati ese naguhereza amafaranga angahe kugira ngo umbwire ikintu cyari cyabaye kuri mushiki wanjye? Urashaka miliyoni imwe se, ebyiri cyangwa eshatu? Njyewe mbwira amafaranga ushaka ayo ariyo yose nyaguhereze kuri konti yawe, hanyuma nibirangiza umbwire ikintu cyabaye kuri mushiki wanjye. Umukobwa hano yahise abibona neza ko ari nko kumutesha agaciro cyangwa se ikintu aba ashyize imbere ari amafaranga. Arangije yarahagurutse aramubwira ati urabizi rwose aho ngaho uransuzuguye cyane, atese n'iki kikubwira yuko amafaranga ariyo nkeneye? Umusore ati nuko mbizi neza ko ariyo muba mushyize imbere kandi muba mukeneye. Umukobwa yaramubwira ati oya, ibyo ngibyo ntabwo ariko biri, uribeshye cyane. Umukobwa yahise amusiga aho ngaho, amaze kumusiga aho ngaho aramanuka arigendera gake gake ku ma esikariye. Boss yamurebye arimo kugenda aravuga ati mana yanjye, noneho biriya ni ibiki ko mbona ntazi ibyo ari byo? Umuntu ndamubwira ngo muhe amafaranga ambwire ibyabaye kuri mushiki wanjye, yarangiza ntambwire. Barakwereka rero ibyo ngibyo birangiye mu gitondo cya kare. Hano disi Clara nta mutima mubi yaraje aza kubyutsa Ana, aramubwira ati Ana byuka ujye ku ishuri, ese ko mbona waryamiriye bisa nkaho udashaka kujya ku ishuri? Undi aramubwira ati rwose nawe Clara ntago wambyutsa bitewe n'ukuntu uzi ukuntu nagize ibihe bibi ejo ku ishuri, ndumva ntashaka kujyayo. Undi aramubwira ati oya, ugomba kubyuka ukitegura tukajya ku ishuri kubera yuko uyu munsi ndajyana nawe kandi byose ndabishyira ku murongo. Ati ahubwo ngwino byuka rwose uze tugende. Umwana yabyutse yumva atabishaka kubera ukuntu ku ishuri bari bamubeshye ngo yibye amafaranga ya mugenzi we kandi atari nawe wayibye. Arangije nta kindi cyabaye rero, yarabyutse gake gake. Amaze kubyuka yerekeza muri dushe, aramubwira ati genda rwose ukarabe witegure, nanjye ubu ngubu ngiye kugenda nitegure, hanyuma turahura mu kanya muri salo, hanyuma duhite tugenda. Amaze kumusezera disi baba bishimye ndetse baranakundana mu bigaragara rwose. Clara yita kuri uno mwana Ana nkaho ari murumuna we cyangwa se ari umuvandimwe we. Amaze kwitegura rero yarisohokeye aba yihagarariye hano hanze, kubera yuko ukuntu yiteguye yaravugaga ati buriya musaza we araje adutware kubera ko niwe usanzwe utwara Ana ku ishuri. Ana rero nawe amaze kwitegura yarasohotse, aramubwira ati anti rwose nasoje kwitegura nanjye, ubu ngubu noneho twagenda nimba nta kintu bigutwaye. Arangije amazi ati none se ntabwo turi bujyane na brother wawe? Undi aramubwira ati oya, ati brother rwose ntabwo turi bujyane, aturiya no kugenda rwose akabizambya noneho burundu, agatuma no ku ishuri rwose babasha no kunyirukana cyangwa se bakampa weekend kubera ukuntu yagiye akisararanga. Ati niyo mpamvu n'ubundi nishimiye ko ari we muntu rwose twajyana. Rero nimba rwose nta kintu bigutwaye ngwino tugende twitegere utumoto, hanyuma twigerere ku ishuri, nta kindi kintu rwose bisaba. Arangira ati cyangwa se twigendere n'amaguru, byose ngiye nta kintu bintwaye.
undi yaramubwiye ati okay, ati noneho reka nkingure nyine tugende. Arangije amaze kumukingurira yaramubwiye ati ngaho sohoka Ana, sohoka rwose tugende. Ubona rwose amwitayeho amuhaye keya. Nyuma rero yo kuva ku ishuri disi barakwereka Clara yari yageze mu rugo akomeza kwikorera imirimo, ndetse Ana nawe yari atashye. Aramubwira ati rwose anti ku ishuri byagenze neza, ati ubu ngubu nkuzaniye inkuru nziza, ati waba uzi ukuntu byagenze, ati uribaza yuko wa mwana wari waribye amafaranga noneho yahise agenda akabwira tica yuko ari we wayibye kandi akanabyemera akemera no kuyagarura. Ati wow, ati ndumva nakoze akazi keza noneho, ati rwose ndumva mbyishimiye. Ati noneho ntabwo uzi ikindi kintu cyabaye, uzi yuko tica yansabye imbabazi kandi agategeka n'abandi bana kunsaba imbabazi, bose bari bansetse ngo ndi umujura. Undi aramubwira ati ndumva rwose nishimye. Barishimye cyane, aramubwira ati rwose nishimiye ko byagenze neza, ati ngaho genda wiyambure inifomo ukarabe, hanyuma nanjye ngiye kugutegurira akantu keza rwose duserebure yuko ibi bintu rwose byagenze neza kandi ubu ngubu ibintu byose ari amahoro. Ati rwose ndagukunda cyane anti wanjye Clara, ati kubera yuko utuma nishima rwose hano muri uru rugo. Nyuma y'iminota mikeya rero musaza wa Ana yavuye ku kazi. Akimara kuva ku kazi araza areba hano Ana, aramubwira ati Ana, none se ubu ngubu ibyo byose nibyo bintu wari wampishe? Biragaragara yuko noneho amajije kubohoka umutima, akamubwira yuko ku ishuri bari bamubeshyeye yuko yari yibye amafaranga ya mugenzi we. Hano rero musaza we yahise abifata nkaho nyine iryo kosa rigihari. Arangije atavuga ati rwose ubu ngubu njyewe ejo mu gitondo nzazindukira ku ishuri iwanyu, bari abarimu ndetse n'abari abanyeshuri bakubeshyira yuko uri umujura, ibyo byose mbibaryoze cyangwa mbabwire yuko ibyo bintu atari byiza, rwose ari uguhemukira umwana. Ana rero yahise amubwira ati oya rwose muvandi, ibyo ngibyo nabikemuye kare, njyewe na anti Clara twavuyeyo kandi rwose byakemutse, n'uwayibye yabonetse. Ati ahubwo njye ikintu nshaka kugusaba ni kimwe, wowe ugende rwose ucishije bugufi wigize umwana mwiza kandi ugerageze usabe imbabazi anti Clara kubera ibintu byose umukorera. Ati kandi basi unamushimire umubwire ko yakoze, kubera yuko agerageza kunyitaho nubwo wowe ubusa nkaho uba utabibona, ariko rwose anti Clara agerageza kunyitaho nk'umubyeyi. Ati urimajina yuko cyangwa se uratekereza yuko yabashije kuganiriza abarimu ndetse akabasha gutuma n'umwana wari wibye ari amafaranga abyemera kandi agasaba n'imbabazi akanayagarura? Ati ubu ngubu rwose ndi umwere. Ati rero bibaye byiza genda umusabe imbabazi. Undi yahise amubwira ati noneho ngaho genda umumbwirire aze hano, genda umuhamagare. Amajije kugenda rero hano Ana agiye guhamagara anti we, undi nawe asigara aho ngaho muri salo, ahita afata ibyicaro aricara. Amajije kwicara kugira ngo ategereze Clara aze. Nyuma y'umwanya mutoya rero hano barakwereka Clara yaraje, arangije brother wiwe arahaguruka. Akimara guhaguruka Ana nawe yarari aho ngaho hejuru ari kureba ukuntu byose biri kugenda. Aramubwira ati rwose ndagushimira cyane yuko wabashije kwita kuri mushiki wanjye ndetse ukajya no ku ishuri. Arangije aramubwira ati oya, ibyo ngibyo urimo kunshimira rwose si ngombwa, ati kubera ko nabikoze kubwe ntabwo nabikoze ku bwawe. Ati kandi ikindi ndetse ngiye hari ibyo ngiye kwikorera mu gikoni. Arangije amufasha akaboko, undi yahise amubwira ati bibaye byiza wandekura, kubera ko nukomeza kumfata rwose ibyo ntese rwose nasanga bishiririye. Ako kanya rero umusore yaramurekuye. Akimara kumurekura atangira kwitekereza, aravuga ati ese ubu noneho ibiri kumbaho ni ibiki? Barakwereka rero hano anti Clara ndetse na Ana bari barimo baraganira. Akajya amubwira ati ese Ana urimo gushaka kumbwira iki? Undi aramubwira ati rero njye rwose ndashaka yuko we na brother wanjye rwose mukomeza kugira umubano mwiza basi, cyangwa se mugira umubano mwiza, kubera yuko nabonye nawe urimo kumukwepa, urimo kumuhunga. Ati rwose sinzi impamvu wowe urimo kubikora cyangwa se nawe urimo kubikora. Arangije ati se nukubera iki? Aho kanya rero Clara ataramusubiza barakwereka hano mu cyumba hari uwari urimo gusasura uburiri, arimo kubitera hejuru ibintu byose, amashuka agenda ayakuraho ayanaga hirya no hino. Uko arimo kubinaga ariko hano barakwereka yahise atangira guhamagara ati Clara ngwino hano. Barakwereka nta gutinda ndetse nta n'iminota myinshi irashira, yarahagaze aho ngaho ategereje Clara nawe yahise aza.
Clara mukuza ahise avuga ati nabitabye nyakubahwa. Arangije yahise amubwira ati wanyitabye? Atese Clara, ni gute umuntu aba mu cyumba kimeze gutya? Undi aramubwira ati ariko wambwiye yuko ntazajya ngera mu cyumba cyawe cyangwa se ngo nze kukwinjira mu buzima. Ati rero niyo mpamvu nahise mbyihorera nyine numva ko uzajya uhikorera. Undi aramubwira ati rero guhera uyu munsi rwose ujye uza uhakora amasuku kandi uhakore neza. Undi aramubwira ati yego rwose nyakubahwa. Ati kandi tangira none ahangaha. Barakwereka nta nubwo yigeze ajya kure, ahubwo yicaye aho ngaho, aguma aho ngaho mu cyumba nyine ngo amurebe ibyo byose arimo kubikora. Clara yahise atangira gufata amashuka, atangira gusasa neza uburiri bwa bosi we kubera ko yari abimubwiye kandi yari abimuhaye nk'itegeko. Clara yatangiye gusasa, arangije asasa uburiri bwose, bosi nawe yicaye aho ngaho ari kumwitegereza ndetse ari kumureba ibyo arimo arakora byose. Ese ni ukubera iki noneho yaba yemeye ko azajya amusasira mu cyumba cye cyangwa se agatunganya mu cyumba cye akahakora n'amasuku, kandi ubundi yari yaramubwiye yuko adashaka yuko azajya aza kumwinjira mu cyumba cye cyangwa se ngo afate ibintu bye kubera yuko azajya abyikorera cyangwa se amenyereye kubyikorera. Arangije rero umukobwa yarakomeje arasasa, gusa nawe ari kubitekerezaho impamvu bosi we ahise abihindura ndetse akaba amubwiye ati ujye ubikora noneho. Arangije rero akimara gusoza gusasa yahise amubwira ati ngaho genda ukore na hariya muri toilette yanjye nayo irasa nabi. Barakwereka rero uko Clara yateraga intambwe ajya gukora muri toilette ya bosi we no muri dushe. Hano rwose bosi yatangiye guhindukira akajya amurunguruka cyangwa se ari kumureba, akarunguruka akamuteraho akajisho. Ese uyu mubosi ubu ngubu ntiyamajije kugwa mu mwobo cyangwa se ntiyamajije kugwa mu rucundura rw'urukundo? Ahangaha rero nawe ubyitegereje neza wahita ubibona yuko bosi yatangiye gukunda umukozi we. Hano rero Clara yarasohotse aravuga ati bosi nasoje kubikora nabyo. Undi aramubwira ati wasoje se? Undi aramubwira ati yego. Ati buretse gatoya mbanze ndebe. Yarahagurutse kugira ngo arebe uko Clara akoze amasuku. Akimara kubireba rero yasohotsemo, arangije amaje gusohoka aramubwira ati ariko Clara buriya koko ariya ni amasuku ukoze? Ese kubera iki akomeje noneho kumutoteza amubwira ati aya ngaya ntabwo ari amasuku ukoze rwose, gerageza usubiremo kubera yuko rwose ndabona hadakeye. Clara ati ariko bosi njye nabonaga hakeye rwose nta kibazo kandi nawe urabibona yuko nta mwanda uhari. Undi aramubwira ati none se ndwaye amaso? Ushatse kuvuga yuko bosi wawe arwaye amaso? Ati hoya nyakubahwa. Yasubiyemo arangije akomeza gukora, ariko uko akomeza gukora hano barakwereka bosi yakomeje kumurunguruka ndetse akajya anamwitegereza cyane. Uno bosi yamaje gukunda disi uno mukobwa umukorera cyangwa se ukora hano muri runo rugo. Arangije yakomeje kumurunguruka, ariko yajya kubona Clara agiye guhindukira bosi agahita yegerayo agahunza amaso. Noneho rwose filime bisa nkaho yaryoshye. Ageze aho ngaho rwose aranaryama yibagirwa yuko arimo kurunguruka umuntu. Ahangaha rero barakwereka hano Clara avuye gukora mu cyumba cya bosi we yahise aza asanga Ana mu cyumba cye. Aramubwira ati Ana, noneho musaza wawe ibingibi akoze uyu munsi noneho bitumye numva ndambiwe, bitumye numva nahita mva hano nkigendera. Undi aramubwira ati none se ubaye iki? Ati gerageza uhumeke, usohora umwuka rwose, uhumirize, ufunga amaso, usohora umwuka cyane ndetse unawinjize. Ati kubera yuko ndabona usa nkaho uvuye mu cyumba cya brother noneho wataye umutwe. Ati woya Ana, nubwo mbikoze bwose ariko ntibiri bumbuze kukubwira yuko brother wawe noneho antesheje umutwe ku rwego ruri hejuru. Ati ibaze yuko nagiye gukora mu cyumba cye, arangije akajya ansubirishamo buri kanya. Ati ansubirishijemo nk'inshuro 10 zose. Ati 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ati nsubiyemo inshuro 10 zose. Ati ngahibaze. Ati woya, ati ibyo ngibyo ntabwo nabyumva. Ati noneho musaza wanjye yemeye yuko winjira mu cyumba cye ukora n'amasuku? Ati ndayakoze hahandi rwose mbuze nuko mbigenza. Ati noneho mu bigaragara agukoresheje amasuku y'inshuro zose yakubujije kwinjiramo cyangwa se kuyakora. Ati rwose Ana noneho biranyobeye, ndumva mbuze icyo nkora n'icyo mvuga.
ati noneho umva nkubwire ibyo ngibyo ntabwo byarangiriye aho ngaho. ati uribaza yuko narindi hejuru ndimo ndakora amasuku n'ubundi bisanzwe mbere yuko anjyana mu cyumba cye. ati arangije we yarari hasi muri salo, arangije arampamagara ngo Clara hari umuntu ukomanze. ati ngiye gumanutse ndagenda ndakingura, nkinguye nsanga nta muntu uhari. hano Ana yarasetse none haranatembagara aravuga ati yakubwiye ngo ujye gukingura nta muntu uhari? undi aramubwira ati yego. ati ibyo ngibyo se ugira ngo byarangiriye aho ngaho? ati oya, ati rwose rekera aho ngaho kubera yuko inkuru zawe na brother noneho zirasekeje cyane. Ana yarasetse araseka, ageze aho ngaho akajya afunga no mu mwuka kugira ngo Clara atabona yuko nyine ari kumuseka, nyine ibintu ari kumubwira byamusekeje cyane. hano yahise amubwira ati none se ko urimo kuseka, ati ubu ngubu noneho nawe bisa nkaho wifatanyije na brother wawe. undi aramubwira ati rwose tuza, ngwino twicare hano tuganire. arangije yaramukuruye aramubwira ati rwose ngwino wicare hano tuganire. gusa nawe nubwo yabikoze bikamuvuna ariko nyine wabonaga ko nawe byamusekeje. undi aramubwira ati ariko se Aunt Clara ntabwo uri kubyumva yuko brother ari gushaka yuko nyine umuhora hafi cyangwa se ahora yumva uri hafi yiwe nawe ari hafi yawe? ati byo rwose mbere byasaga nkaho adashaka kukubona cyangwa se adashaka kukubona hafi, ati ariko ubu ngubu birasa nkaho rwose agushaka hafi. njye ndumva mfite amatsiko ya episode ikurikira.